Ikaze ku kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro gitambuka buri ku cyumweru isaa moya n'igice kuri Isibo TV, kuri Star Times 121 cyangwa se kuri YouTube kuri channel yacyo The Barbara Show. Iki ni ikiganiro rero gihuza urubyiruko, kigahuza abakuze bifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zibashe kubunganira no kubahindura ubuzima. Twigiraho byinshi, nigiraho byinshi, kandi nawe nibwire ko ubwo dukurikira iki kiganiro hari ibintu byinshi kikungura. Nkaba rero nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 mvuga ngo uzababere mwiza. Nukuri ibintu twahuye nabyo muri 2020 bisigareyo, usibye amasomo yo gutuma ubuzima bwacu buba bwiza cyangwa se dutera imbere kurushaho ayo uriya mwaka watwigishije. Reka rero ayo masomo ariyo tuzakomeza, naho ibindi byabaye muri 2020 nukuri Imana idufashe. Yes, so mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaganira ku buryo abari n'abategarugori bashobora gukoresha murandasi cyangwa se internet. Uruhare rwa internet mu buzima bw'abari n'abategarugori cyangwa se abadamu, abakobwa. Ikiganiro cy'uyu munsi kikaba cyatumiye umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta witwa Women at Web. Women at Web ni umuryango ufasha abari n'abategarugori kumenya uko bakoresha murandasi, uburenganzira bwabo bafite kuri internet cyangwa se icyo amategeko abivugaho, ababasha guhohoterwa online niki bakora. Ibyo turaza kubiganiraho. Tukaba twatumiye umuyobozi w'uwo muryango yitwa Natasha Umutoni, ari butuganirize icyo ibyo byose bivuga n'icyo twakuramo twebwe abakoresha internet n'abatayikoresha batangira kuyikoresha ikagira umusaruro cyangwa se icyo ibamarira. Natasha, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yes, so Women at Web mushishikariza abari n'abategarugori gukoresha internet. Nge nari nzi ko ari twe dukoresha internet cyane. Buriya na oya, umubare w'abagabo n'abagore bakoresha internet, abagabo nibo benshi. Kandi gukoresha internet ntago ari kuba kuri WhatsApp gusa, ntago ari kureba YouTube videos ngo commentingeho cyangwa uzirebe gusa ngo birangirira aho ngaho. Internet ni ngari cyane, hariho ibintu byinshi. Ukoresha internet buriya dushyiramo n'uburyo ushobora kwikoresha ku mahirwe yawe, ari mu buryo bw'akazi, ari mu buryo personnel. Gusa umubare w'abantu bakoresha internet mu Rwanda no ku isi yose, abagabo nibo benshi kurusha abagore. Okay, twe twari tuzi ko iyo umuntu akoresha WhatsApp, ari kuri Instagram, ari kuri Facebook, abakoresha internet. Hari ibindi byinshi abagore badakoresha cyane. Hari ibindi byinshi byonyine social networks, hariho Facebook, hariho Instagram, hariho Twitter, hasigaye hanazaho nyinshi, Snapchat, TikTok, ariko hakabaho na LinkedIn. Ushobora gushyiraho CV yawe kugira ngo abantu bamenye ibyo ukora, ibyo wize, ukaba wanaboneramo akazi. Hari ushobora kwikoresha mu gushakisha scholarship, kugira ngo ujye kwiga ari hano mu Rwanda cyangwa hanze. Ushobora kuyikoresha mu recherche mu buryo bwo kwiga, uyikoresha mu buryo bwinshi bitarangira kuri Facebook na Instagram gusa cyangwa WhatsApp. Kandi bikaba byaguhira ukaba wabikoresha mu kazi cyangwa mu ishuri. Okay. So ni yihe mpamvu mwaba mubona abadamu cyangwa se abakobwa badakoresha internet yose? Tugarukira kuri social media gusa. Hariho uburyo bwinshi. Ikintu cya mbere n'amafaranga. Internet mu Rwanda ndetse no muri Afrika irahenze, kugira ngo abantu bashyiremo amafaranga, ashyiramo amafaranga make wenda 100 akaba yakoresha ibyo ngibyo Facebook, WhatsApp, kubera ko ukoresha Instagram n'izindi zirya data yawe nyinshi. Haba hari uburyo bwa connectivity, wenda connect idakora neza mu bice bimwe na bimwe, gusa mu Rwanda dufite coverage hafi y'igihugu cyose. Hari uburyo bwo kutamenya, akenshi no kutamenya, akabazi yuko niba ari kuri Facebook afiteho inshuti ze birahagije, n'umuryango we agaposta amafoto kugira ngo abagenzi be babimenye. Akenshi no kutamenya ubumenyi buke. Twe rero akenshi tuba tugerageza kwigisha abantu uburyo bayikoresha yose. Okay, so Women at Web ikora gute rero? Mubigisha gute? Dukangurira abari n'abategarugori gukoresha internet, tukabikora mu trainings mu kubigisha, tukigisha ibyo bita digital literacy,
na digital skills. Digital literacy ni ukumenya uburyo wakoresha mudasobwa, telefone, ibintu bijyanye na technology. So tubigisha uburyo bakoresha internet, tukabigisha uburyo butandukanye, gusetting up accounts, gushyiraho profile cyangwa accounts za websites zitandukanye, gukoresha urugero navuze LinkedIn, bakoresha LinkedIn bagashyiraho ibyo bize cyangwa aho bakoze kugira ngo wenda bagire amahirwe yo kubona akazi. Niyo Instagram wenda ugasanga hari umuntu ufite business ariko atazi yuko ashobora gushyiraho amafoto ye, abantu bakaba babigura cyangwa bakamenya yuko ufite iyi business, nabyo turabibigisha kugira ngo bagire presence online, kuko akenshi usanga ibintu byinshi turabikora ariko nta hantu byanditse, nta hantu biri documente. Ukaba ufite business, ukaba ufite NGO ariko nta muntu uzi icyo ukora, ari inshuti zawe cyangwa abo mukorana offline akaba ari bo babizi. Kandi wowe nta website ufite, nta website ufite, nta social network. Website nanone abantu bakayitinya bakavuga ati se nzashaka umuntu anci 400 kuyikora, kuyidevelopa. Kandi ushobora kujya kuri Instagram, tuvuge niba ndi gucuruza imyenda, nkashyiraho igiciro, abantu bakamenya yuko ihari, niyo naba nta delivering ako bakamenya aho ndi. Niba nigisha wenda ndi umwarimu, nkaba nigisha abana mu rugo, nkaba nabikora, nkashyiraho technique, uburyo ababyeyi bashobora gufasha abana. Umuntu akabazi hari umwarimu witwa Barbara, reka musearchinge, naramubonye kuri Instagram, ukababona amahirwe atandukanye. Donc nibyo tubigisha, uburyo babikoresha, gusetting up accounts, gufata amafoto meza, kuzikoresha mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo bashaka. Yego. Ariko hari ikintu nzi, dutinya online cyangwa dutinya kwishyira hanze online. N'abaposta amafoto babikora gake, nubwo yes tubikora kuri status za WhatsApp, kuri Instagram n'ibiki, ariko hari generation runaka, donc navuga nko ku myaka 27 kumanuka, ariko abari hejuru usanga dutinya kubishyira hanze, keretse ufite nka business cyangwa ibintu bigutegeka guhora upost. Kubera iki se no kuri social media dutinya, abari n'abategarugori dutinya gupost ibintu? Hari impamvu nyinshi, ariko nk'iyo ya generation uvuze, nuko twe twakuze internet yaje tuyireba. Twatangiye gukoresha internet tubibona, tuva gukoresha iki computer kinini, haza laptop, haza iPads, haza amatelefone. Hari culture shock, ibintu tutamenyereye kwishyira hanze. Noneho mu muco wa Kinyarwanda bya bindi by'umwari n'umukobwa, n'umutegarugori, uba utuje, utishyira hanze, udashyanuka cyangwa utari too much out there. Nabyo birimo biragira, gusa abari munsi yacu muri iyo generation y'abana batoya babikuriyemo, bakuze basanga internet, gupostira ni ibintu bisanzwe. Uzasanga nk'abana b'imyaka 23, 22 badocumenta buri buzima bwabo bwose, ubuzima bwabo buri kuri social media. Yego. Ariko hakaba n'ihohotera, ukaba washyiraho ifoto aho kugira ngo nkubwire ko wambaye neza cyangwa liking nikomereze, wenda washyizeho ifoto uriho urabyina, uri kumwe n'abana cyangwa wenyine, bakakubwira ati nkawe ko ufite abana babiri nta soni uriyandarika, kuki ushyira ubuzima bwawe hanze. Cyangwa undi muntu akaba yakubwira akavuga nk'igice cy'umubiri, utari ufite amatako meza, bigahindukamo ikindi kintu utashakaga, bigatuma udaposta. Nko mu nyigisho zacu, muri training zacu, abantu benshi baravuga ati ariko hoya ntago nshaka attention kuri njyewe, ntago nshaka ko bavuga, nabonye bavuga kanaka. Dufite ingero z'abantu, urugero abantu bari popular public figures b'abanyamakuru. Ingero buziretse urangize kuri icyo kintu cya online abuse, cyangwa gutukwa cyangwa ihohotera online. Yego. Iyo dutekereje ihohoterwa dutekereza yamukubise, yakomeretse. Hari ihohoterwa ribaho online cyane. Umuntu urugero nari ntanze, umuntu akakusexualiza, ugashyiraho ifoto, akagufata nk'ishusho ryo gusambanya cyangwa ikintu, akaguhinduramo nk'ikintu, ntabwo agukuraho ubumuntu. Ukaba washyiraho ifoto yawe wambaye neza bitewe n'ukuntu umeze, wenda wambaye ijipo igera hano, umuntu amaguru yawe akayahinduramo ikindi kintu.
umundi muntu akagutuka atari ko nkawe ko kubyibushye urasa nabi kubera icyo urinda uvuga hano ntabwo ufite umwanya ukaba watanga igitekerezo wenda abatemeranije nawe aho kugira ngo akubwire ati ibyo uvuze ntabwo ari byo noneho muganire kuri icyo gitekerezo bigahindukamo ibitutsi akakubwira ati ariko nta soni nkawe koko nk'ibyo ngibyo uvuga uburaho uvuga ubusa dore ukuntu ungana ubwo rero uri umugore w'umugabo bigahindukamo intambara harimo ibitutsi nk'ibyo navuze harimo aboherezanya amafoto y'imyanya ndangabitsina ukaba nk'umugabo akaba yakohereza ifoto yiwe muri inbox it's part of abuse kuko abakuvogeye ni nkuko waba uhagaze hano umuntu akaza akiyambura ubusa abaguhohoteye buriya it's invasion of privacy yego uburenganzira bwawe kutabona ibyo bintu kuko ntabwo byemewe hari uburyo bwinshi undi muntu akaba yakreya profile yawe akabona yuko wenda ufite the Barbara Show ifite ama views menshi uri popular nkafata replicate yawe nkashyiraho ifoto yawe kubera ko bari tuba tuyabona nkabishyiraho nka kwimpersonate nkahindura wowe nko hatangira kwandikira abantu hari ababigira bakabiba accounts bakabasaba amafaranga cyangwa se agatangira kuvuga ibintu bitandukanye n'uwo jewe ndiwe ibyo byose ni abuse bikaba biri mu bintu bituma abadamu n'abakobwa akenshi batinya kwishyira hanze cyangwa se gukoresha internet yose yego barabitinya cyane niyo babikoze bahitamo kuyikoresha mu buryo batishyira hanze bo ntibishyireho ishusho bagashyiraho amashusho y'abandi bantu ariko personal lives zabo ntibazishyireho atari kubera ko batabishaka ariko batinya yuko baba atake biri mu bintu bituma rero abagore batayikoresha cyane bagahitamo kuguma inyuma n'ibitekerezo ntibabitange kandi babona ko ibintu bitagenda neza hari igihe baba ari bo byafekta ariko bakavuga ati bagenzi babo hari n'igihe habaho kuburana hagati ya bagenzi babo mukaba mukora umwuga umwe mukaburana ariko undi muntu agaguca amazi kubera ko atemeranya nawe kubera ko uri umugore undi mugabo yaza akavuga ibyo wavugaga akabyemera no gushyirwa hasi nabwo turabibona nkuko tubibona offline ni nako biba online kuko ibi bintu ni imico tuba twisangamo tuzana noneho online yego okay none se hari ingero zifatika za online abuse cyangwa se ihohoterwa ribera kuri murandasi kuri internet ku badamu n'abakobwa hano mu Rwanda rirahari cyane sinzi niba nemerewe gutanga urugero nkunda gutanga ushobora kutavuga amazina ariko yes hari umunyamakuru dukunda uzwi w'umudamu afite abana babiri kubera ko yatangiye akaba ari no muri entertainment yatangiye kera bamuzi atarabyara yerekana abana be we ashyiraho ubuzima bwe nta kibazo agashyiraho n'ibyo akora akimara kubyara ngira ngo umwana wa kabiri yashyizeho video ariho arabyina batangira kumwandikira bamubwira ati dore nk'uku nguku uba wabyaye umugore muzima baramutuka ugasanga comments zose ziriho ziramutuka hari abamaze gutanga ubuhamya wenda ukuntu bahohotewe bafashwe ku ngufu noneho ugasanga umuntu aho kugira ngo bamugirire imbabazi bamubwira ati mpore wahuye n'ibibazo ugatangira kumubwira ati ariko dore ukuntu usa ubwo se ninde watinyitse urabeshya ninde watinyitse gufata ku ngufu ugasanga comments nyinshi niziriho ziramutuka cyangwa ziriho ziramusebya so hariho ingero zitandukanye hari n'abandi hari n'ukundi kuntu bafata nka video twaba twarafashe turi twenyine turi ahantu tunezerewe umuntu akayishyira hanze atabisabira uruhushya kandi akabikora agamije kugusebya so izo ni zimwe mu ngero tumaze kubona zigira ingaruka ku buzima bw'abo bantu zikomeye ibaze video amafoto uba warasangiye n'umuntu muri inshuti kandi binabaho ndibutse binabaho hari cases zagiye ziba ugasanga umuhungu n'umukobwa barakundanye basangiye ama message amafoto amavideo ibintu by'ibanga batandukana bikajya hanze cyane kandi ikibazo
sorry kandi noneho ubu muri iki gihe cya social media inkuru zigenda nk'umurabyo si nka kera byasomwaga mu binyamakuru rimwe mu kwezi cyangwa iki ubu wohereza video ikabikuye ku ma group ya WhatsApp ikahita ijya ahantu hose ugasanga mu minota 5 abantu 1000 bamenya amakuru ku muntu cyane. Uvuze kuri ibyo bintu byo gusakaza amakuru hari n'igihe natwe duparticipa muri iryo hohotera. Natwe turi abadamu yego bibaho tugahohotera abagenzi bacu online. Yes, tugahohotera abagenzi bacu tukabera ko wenda batari uko dushaka ko baba muri societe. Nkanjye nditonda sinkunda gushyira ubuzima bwanjye hariya. Wowe wenda ukaba ukunda gushyira ubuzima bwawe wagiye kuri plage washyizeho ifoto. Uri kumwe n'abana bawe ushyizeho ifoto cyangwa nta bana ufite ushyize ubuzima bwawe uravuze ku kibazo niki. Noneho kugira ngo ngiye numve yuko ubuzima tubayeho buratandukanye uko tubayeho nkaba naba muri bamwe bagutuka hoga nkaho ubushyira ubuzima bwawe hanze reka baguhotera reka bakuvuge reka bagutuke n'ubundi uba wabihaye. Ariko nanone ikindi nashaka kuvuga mu gusakaza iyo nkuru ukaba hari umuntu washyizeho video yawe cyangwa amafoto yawe hanze aho kugira ngo mvuge ntibi ntago ari byo ibi bintu hari icyo bita report nko kuri Facebook, Twitter na Instagram barabifite. Hari ukuntu reportinga bagahita bakuraho iyo noze cyane iyo muri benshi. Noneho nkaba muri bamwe basakaza iyo nkuru nkaba nabonye ni mwabonye ifoto ya Barbara nawe ugahita uyisharinga ku zindi groupe za WhatsApp. Ariko ndiho ndaparticipa muri iryo hohoterwa ryakubayeho. Wow. Ni ibintu byinshi ntarinzi. Urakoze cyane Natasha, reka dufate pause gato twamamaze turagaruka dukomeza kuganira kuri presence cyangwa se icyo abadamu bakora kuri murandasi kuri internet ndetse uruhare rwabo uburyo internet bayikoresha kugira ngo ibateze imbere tutirengagije ko habaho ihohoterwa ry'abari n'abategarugori online. Ntuveho. Tuguhaye ikaze nanone ku kiganiro The Barbara Show ukaba aribwo ukitu joininga cyangwa se ukiza gukurikira iki kiganiro. Turimo turavuga presence y'umwari n'umutegarugori kuri internet murandasi, ihohoterwa ribera online ndetse n'icyo twakora. Turi kumwe n'umuyobozi wa Women at Web Natasha Umutoni arimo kutuganiriza ku bintu bimwe na bimwe tutari tuzi kuri internet. Tutarafata akanya ka pause Natasha wavugaga ku ihohoterwa riba online. Ese ntiyari abantu bakora iryo guhohotera abadamu abakobwa batabigambiriye? Yego. Nk'ibyo twari tumaze kuvuga nko gusakaza inkuru aho kugira ngo mbe umwe mu bantu bahagarika iryo sakaza cyangwa iryo hohotera. Niba hari umuntu uri kuguhohotera ari umuntu urimo gusirikira video yanjye ikaza kuri telefone yawe kuri WhatsApp. Yego. Dukunze kubona ama forward menshi cyane ibintu bitandukanye. Iyo nyi forwardinze nanjye mba ndiho banguhohoteye mu buryo buri passive nubwo atari ngiye ubigambiriye ariko hari uko mbanguhohote. Shobora no kubikorana umutima mwiza nkabyohereza abagenzi banye nkavuga nti mwabonye ibintu byabaye kuri Barbara murebe iyi video. Kuri ngiye wenda mfite intention nziza ndashaka yuko bakugirira impuhwe ariko kuba mfashe iyo video cyangwa iyo information nkayohereza ndiho ndaparticipa muri rya hohoterwa mba ndiho ndaguhohotera mu buryo nubwo butari buryo indirect. Urugero ngira ngo mwabonye mu gihe covid igitangira turi muri lockdown hari umugore wari warwaye bavuga ko yari afite akabare haje ama histoire menshi wundi warwaye covid arinda nohereza audio yisobanura. Narumvise audio bayohereje muri groupe nsanga nayumvise ariko uwo yari yohereje birashoboka ko yari inshuti ye cyangwa umuntu wamubajije uko byagenze. Iyo audio irasirikira twabonye ifoto yiwe
kuko yari na munini nabyo biba ikibazo yuko yarabyibushye byarangiye bamutuka bavuga ko covid izamwica kubera ibiro cyane abantu benshi baramutuka byaturutse kuki byaturutse ku muntu wari uzi uwo ari we kuko muribuka yuko ntago batubwiraga amazina ntago bajya batubwira amazina y'abantu barwaye niyo ni information confidentielle byaturutse ku muntu wari uzi uwo ari we umuntu wari uzi wenda histoire cyangwa yumvise ahantu atangira kubisirikira wenda n'ubundi wumvise audio ati oya muramubeshyera atangira kubisirikira ntabwo ari we wari wayakiriye abantu babonye amafoto ye babona audio ze zitandukanye ibyo nabyo bikaba biri ni icyaha ubundi nshobora no guhanwa nubwo ari ngewe yaba ari ngewe utayifashe ariko kuba nayohereje amategeko arampana kuko ni private information. Aha. Yeah. Amategeko avuga iki rero kuri online abuse cyangwa se ihohoterwa riri online? Amategeko rero kubera ko urumva ni cyber laws arakomeza kuvugururwa kuko ni ibintu bije akakanya kandi online space igenda yihuta cyane ibintu byo kuri murandasi birihuta amategeko rero abariho araplaying catch up abariho aragerageza gukatching up nibiriho biraba aho bigeze amategeko menshi dufite areba kuri fraud abantu basaba amafaranga kuri mobile money cyangwa bakoresha fraud yo ma e-banking nibiki ariko hari nk'amategeko amwe namwe ashobora kurengera abantu nka invasion of privacy nkuko gusirikira information ama video nibiki umuntu yakohereje hagati yanyu cyangwa se atara yawe uwo muntu ataguhaye uburenganzira n'icyaha. Okay. Yewe nawe turi inshuti. Nkohereje amafoto cyangwa nkohereje video. Yego. Hanyuma irasohotse nyisanze ahantu hose. Mfite uburenganzira bwo kujya kuri polisi nkakurega ko wampohoteye online. Cyane rwose. Ugahanwa. Ngahanwa. Ukavuga yuko utabimpaye uburenganzira bwo kubisirikira uzi ko ari ngiye urahanwa cyane amategeko araguhana ntago nibuka neza igihe ariko amategeko araguhana kuko ni nkuko twaba turi kuganira narangiza ibyo twaganire nkajya kubibwira abantu bose kandi byari mu ibanga. Okay. Urabizi ko hari abantu muganira agafata telefone akarecording icyo kiganiro noneho akazasharing icyo kiganiro ku zindi telefone nabyo birahanwa kuko ntabwo aba yakubajije before recording mbere ko recording yes umaze gukorana n'abanyamakuru mbere yuko batangiye barakubwira ati turaza ku recording dushobora kugufata amajwi yego hari n'igihe muba muri mu nama wenda mwe mutazi ko ari abanyamakuru bakaza kuvuga ati abanyamakuru barahari baraza ku recording baba babibabwira hari iyo ufite ikibazo wenda uri nk'ahantu uvuga nta mafoto nshaka urabegera ukavuga uti mu mafoto muzahohereza ntimuzanshyiremo urwo ni urugero ruto rwa offline ni kimwe rero niyo nje nkicara nkagufata ifoto nkagufata audio ntabigusabiye uburenganzira amategeko arampana. Kuko dukinisha ibintu tutazi kandi akenshi kubera ko tutabizi ntiturega n'uwahohotewe ntabwo abazi icyo amategeko amuvugaho ku buryo yajya kurega. Yego ntabwo abazi uburenganzira bwe biri nabyo mu bintu tubigisha yuko ugomba kumenya uburenganzira bwawe umuntu yagufashe audio yagufashe video yasirika information utashaka kwasirikira arahanwa ushobora kumurega. Urugero rundi tujya dukora nk'ibi bya blog ugafata nk'ifoto y'indangamuntu y'umuntu witwa izina wenda abantu bibaza yuko risekeje bigatangira gusirikira akenshi wenda abo bantu bari abaturage batari kuri internet cyangwa batabibona cyangwa batabizi ariko uwo muntu aramutse akureze cyangwa reze uwayohereje niyo atarega uwabitangiye akarega uwayohereje bwa nyuma nawe arapana. Okay, ngewe nshobora kohereza iyo ID kandi tujya tubikora cyane cyangwa tukazibona ayo mafoto mu ma WhatsApp yacu. Donc ngewe nige wakoherereje iyo foto nyiri yaranga muntu ashobora kuza akakurega. Yego ninge wayohereje wowe ugahanwa kuko wowe wayohereje Jeanne uyohereza Pierre uyohereza ariko byavuye kuri ngewe ariko ntabwo twari tubizi ntabwo tuba tubizi nukutamenya amategeko ariko aya mategeko arahari. Ujya kuri polisi ukarega ugatanga ikirego kuri polisi ugatanga ikirego bagakora case bagakurikirana wa muntu n'ibiki byose. Amategeko avuga kuri cyber laws don amategeko cyber ariko ntabwo ajya muri details za online abuse. Yego
kubera ko ntabwo akeneye iyo amategeko dufite akeneye iyo lens ya online gender based violence cyangwa gender based violence kumenya yuko hari abantu baba targeted cyangwa se bahohoterwa kubera ko ari abagore cyangwa kubera uburyo runaka ugasanga wenda n'amategeko ahari ashobora gutera umuntu uri kurega noneho akaba ari we unaregwa uhanwa ko yapostinze ifoto yambaye ubusa yayipostinze kuri page ye ubundi internet ni nka reflection yacu niba mfite konte yanjye nubwo abantu bose bayibona ni konte yanjye kugira ngo nyinjiremo biransaba password ni nkuko nakwinjira mu nzu kugira ngo nyinjiremo binsaba urufunguzo iyo mfashe ifoto nkayishyira iwanjye ari njye wabikoze mbigambiriye nta bundi ntago nkwiye guhanwa ariko itegeko rishobora gukoreshwa mu buryo nshobora guhanwa bakambwira ati hano wari wambaye ubusa urahanwa kubera byo ugasanga abantu benshi barabikoresha bakanabigwamo tumaze kubona ingero zitandukanye gusa hari abatwemereye yuko amategeko bariho barayavugurura bariho barayareba ubukangurambaga dukora no kugira ngo bakomeze barebe ayo mategeko barebe uburyo ese urugero nk'iyo ushyize umwana ifoto y'umwana ufite imyaka 12 umugabo akaza akavuga ati aka kana kararyoshye urugero muri hangana ko ndi gukoresha amagambo amwe njya mbona kugira ngo abantu babyumve araryoshye urumva babyita grooming mu cyongereza ubundi it's pedophile bifite tendance ya pedophile ni umwana w'imyaka 12 umugize objet sex object gute ariko bibaho ku ma WhatsApp ku ma group ya WhatsApp bibaho kuri Twitter bibaho kuri Instagram ku buryo na Instagram na Facebook urugero kubera ko byo abana kugira ngo uyinjiremo yemerera abana guhera ku myaka 13 ushobora kurega uramutse ubonye iyo comment ushobora kuyirega ukavuga inappropriate ukaba wanayideclare yuko it's pedophilic bakayikuraho niba izo social media zifite ubwo bumenyi yuko ibi ntabwo ari behavior ntabwo ari ingeso tukwiye kwankuraja natwe nk'abantu tugomba kubimenya n'amategeko yacu agomba kubimenya ese bigenda gute murambwira yego sinshyiraho amafoto ariko ntago wareka gushyiraho amafoto ntawamenya uriho urasharinga ubuzima bwawe n'inshuti zawe cyangwa n'umuryango wawe rero nk'ayo mategeko nk'izo ibyo bintu abantu bakora bakwiye kubimenya yuko bihanwa amategeko nayo akabishyira muri account akamenya uyu muntu hariho okay hari ikintu ntekereje how about tureke gupost cyangwa ni iki se twakora nk'abadamu ubu isutuma ntinye ndimo ndibaza amafoto yose yanjye ari hanze hariya dukora iki tureke guposta dukora iki ntabwo twareka guposta kuko nukuvuga ko twareka kubaho twareka no kuba online twareka kubaho twareka guposta tukareka kuvuga ukareka kuvuga ibitari kugenda ukareka kuvuga ku by'umuryango na The Barbara Show wajya uyiposta ufite ubwoba udashyiraho ibintu byose umuntu akavuga ati nkuriya mugore uba wimakiye cyane uriya mugore uba wambaye amajipo magufi wowe iragera hano we arashaka wenda igera hasi kuko nanone ubusa buterwa nuko umuntu abubona ushobora kubona umuntu wambaye gutya ukavuga uti nta kibazo undi akabibona nk'ubusa bitewe ntabwo internet yabaye uburyo bwacu yabaye uburyo part of our lives iri mu buzima n'ubuzima busanzwe urabyuka ukohereza inshuti amafoto ukohereza ntabwo twabireka gusa dukwiye komeza kubivugaho abantu bakamenya ibi ntabwo ari byo nkuko iyo uciye imbere y'abagabo benshi uba ufite ubwoba yuko bari bugusifura biki n'ibiki ntabwo bikubuza kuhaca kuko ufite aho ugiye ufite gahunda yawe abo bagabo barabikora ariko ntabwo ari byo ntabwo ari ingeso yagakwiye kuba encourage ni imico mibi hari icyo twita citizen digital citizen no kuvuga nkuko turi umuturage uri mu isi ya murandasi yego nkuko dufite amategeko cyangwa se niyo byaba amategeko imico itugenga nk'abanyarwanda tugomba kugira imico itugenga nk'aba citizens bo kuri internet no kuvuga nimbona umuntu akubwiye nabi cyangwa guhohoteye nanjye nk'umugore cyangwa umuntu uri kuri internet mbe nabivuga cyangwa na reporting nkavuga ni ibi ntago ari byo nkaba nanamusubiza ibi ntago ari byo kubera icyumva wabwira umuntu nabi cyangwa nka reportinga iyo post cyangwa icyo gitekerezo abantu bakamenya yuko izi ngeso ntabwo ari zo hari donc ikintu dukora mu bintu dukangurira abantu no kugira community
nkaba naza nkabwira inshuti zanjye bari abantu bamereye nabi reka tu reporting iyi account kandi koko barazisuspendinga bazikuraho cyangwa hari bitewe n'iyo ariyo na social media ariyo hari igihe baguha igihe runaka barayiblotse cyangwa ukaba wanakomeza ugatanga ikirego ariko gukomeza kubivugaho nibyo byiza abantu bakamenya izi ngeso ntago zemewe ntago twareka gukoresha internet aho tugana nicyo kintu covid yarabitweretse yuko tugiye kuba turimo turaba digital citizens mu bintu byose ntabwo ari networking gusa ahubwo even financially mu bijyanye n'amafaranga turimo turashiftinga from cash to cashless ni hisi irimo kugana ahubwo tugomba kumenya amategeko agenga iyo si nanjye kuvuga isi y'umwuka iyo si ya internet iyo si ya mudasobwa ya murandasi ikindi kintu tujya dukora iyo mu mahugurwa yacu tubwira abantu bakigugolinga bakandika izina ryawe kuri Google nkuko wakwandika The Barbara Show bagahita banyereka links zose uriho nkaba nakwandika Natasha Umutoni nkareba ndi hehe ndi kuri Facebook hariho izihe information wenda nkasanga hariho nimero yanjye hariho address yanjye hariho ibintu byanjye byose nibyo nshaka kuko nanone ntabwo wabwira umuntu ntubishyireho biterwa n'icyo ashaka gukora ninsanga hariho information amafoto video ntashaka kwabaho nkaba nashyiraho settings Facebook urugero ifite settings yuko hari amafoto abantu bashobora kubona amafoto ngiyewe nshaka kubona ibyo bintu kwisacinga bituma abantu bamenya aho bari wenda umuntu yaranyanditse wenda umuntu yakoze comment ahantu wenda ukamenya ntugarukire no kuri page ya mbere ukomeze ku buryo ujye ureba ujye ushyiraho ibintu uri conscient nkuko nyine ugenda mu muhanda uri conscient uziko hano hari imodoka hari abantu hari abajura ibintu nk'ibyo ntibikubuza ariko kuba uriwe gusa ubuzi yuko ibi biri kuri internet at least byibuze hari ibyo nzi ko biriho kandi ntacyo bintwaye ninashyiraho nayo mafoto ndi kuri plage bijyanye n'ibyo nshaka ko bibaho eske nayashyizeho kubera ko nabonye abandi bari kubishyiraho nkaba nanjye numva mfite pressure bituma uritekerezaho uburyo ubikora ukaba waba conscious ikindi nuko dukangurira nyine kuba muri community turi muri community ntureke mugenzi wawe ahohoterwe umureba ngo uceceke urege cyangwa unamufashe umubwire uti ndakumva ntago uri wenyine kuko hari n'abasiba ama-accounts yabo bakavaho burundu ntibazagaruke kubera ko abantu bagiye bababulinga cyangwa babatuka ku buryo batuma bagenda ni ibintu ni iyindi si tutari tuzi gusa dusoza iki kiganiro navuga ko ikintu nkuyemo nuko tugomba kumenya ko dusigaye turi abaturage b'iyindi isi ya internet isi ya murandasi nkuko habaho gender based violence cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buzima busanzwe umugore agakubitwa agatotezwa agatukwa no mu isi ya murandasi biriho none nimba biriho amategeko arabivugaho iki content ufite cyangwa se amakuru ufite muri telefone yawe video amafoto ama audio ibyo bintu byose ufite ubikoresha ute ese ubundi wemerewe gutunga ama audio y'abantu ese wemerewe kurikodinga ikiganiro cy'umuntu cyangwa se amafoto umuntu yaguhaye wemerewe kuyasharinga ibyo byose ni ibintu tugomba kumenya kuko ejo n'ejo bundi ushobora gusanga urezwe ukaba wahanwa kubera kutamenya ibijyanye n'iyo si nshyashya dusigaye dutuyemo noneho covid yatwemeje ko tugiye kuyinjiramo twanze dukunze tugiye kujya kuri za smartphones tugiye ku bankinga online cash turimo turava muri cash economy turimo turinjira muri cashless hashize igihe kinini ntafite amafaranga muri portemone aba kuri mobile money parking inyishyura kuri mobile money ibintu byose ni momo nkaba navuga ngo tube conscious cyangwa se tumenye isi turimo noneho byagera ku bari n'abategarugori turindane ariko dusabe n'abasaza bacu kurinda umutekano wacu online nihabaho poste y'ifoto y'umukobwa cyangwa umudamu ibitutsi ntubyogeze kandi twitondere ururimi dukoresha urakoze cyane Natasha nawe wakurikiye ikiganiro The Barbara Show ndagushimiye ndavuga ngo uyu mwaka uzakubere mwiza kandi tuzakomeze twungurane ubwenge twungurane ibitekerezo iki ni ikiganiro rero kiza buri munsi kizanye ingero
zakwifashishwa mu buzima kugira ngo zitwungure kandi zihindure ubuzima bwacu. Ndagushimiye ko wadukurikiye, ndakwifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Urakoze, ugire umugoroba cyangwa umunsi mwiza bitewe n'ahantu uri uyu mwanya. Turagushima, urakoze. Imana ibaho umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.